bakunzi bo muri Royal TV mwongeye kwirirwa nizere ko mumeze neza nkuko tubara tubabwira rero iwacu bihora ari ibishya gusa kandi dukurikiza n'ibyifuzo by'abakunzi bacu. Muri comment hari umukunzi wifuje kumenya uburyo yabigenza kwa kundi imisatsi iba yaracitse imbere n'iki yakora kugira ngo yongere kumera imisatsi ikongera kumera neza. Uyu munsi rero nicyo twabateguriye vitamine nziza ya naturelle wakwishyira mu mutwe imisatsi yawe igasa neza cyane ndetse n'ayandi yapfutse ikongera ikamera. Nagira ngo mbashishikarize gukurikira iyi video kandi mujya muyireba yose nta kintu mutarutse kuko uko ugenda utaruka hari igihe utaruka ibintu by'ingenzi. Muyirebe yose muyirangize kugira ngo mufate ubumenyi bwuzuye. Akaba ari Clementine Irakarama ubakunda kandi ubifuriza ibyiza byinshi n'ubundi mu Rubohero TV. Nagira ngo rero mukurikire video murebe uburyo twakora naturelle nziza yadufasha kugira imisatsi yacu naturelle ikaba myiza. Rero tugiye gutangira turebe ukuntu ya vitamine yacu ikorwa. Ya vitamine ya naturelle ushyira mu mutwe ubundi umusatsi ugasa neza cyane. Tuzakenera iki rero kugira ngo dukore ya vitamine? Tuzakenera utuntu two kuyikoreramo kugira ngo tuyivange imere neza. Dukenera akayiko ko gukamura igitunguru, dukenera icyuma, dukenere na fourchette yo kubivanga. Tuzakenera na rape kuko rape ikenerwa turimo turapa igitunguru. Dukenere igikakarubamba, dukenere igitunguru cy'umutuku, dukenere igi rimwe, dukenere ndetse n'umuneke. Tugiye gutangira twoza bya bintu byacu kugira ngo bize kuba bifite isuku. Tuzakenera n'amazi yo kubyoza. Turaka igitunguru cyacu. Iyo umaze kukirapa rero shyiramo akayiko kamwe gatoya, utuyiko tubiri, utuyiko dutatu, utuyiko tune. Bivuze ngo ni nk'ibiyiko bibiri binini. ukabivanga neza, warangiza ukaba ubiteretse ugatunganya ibindi. N'umuneke ukoresha wa muneke mwiza uryoshye abereye ijisho. Warangiza ugafata cya gikakarubamba cyawe ugakuramo ya nyuma yo ku ruhande kugira ngo utaza kukujomba. Warangiza ukagisatura kuko mo imbere niho habamo amazi. Koresha runo rubenda rubamo imbere. Iyo urangije rero uvanga bya bintu byawe byose
warangiza rero ugakamura n'amazi yo muri cya gitunguru. Ya vitamine yacu rero tugiye kuyishyira mu musatsi wacu. Ushyiramo vitamine rero ukagenda umasamo gake gake yinjira mu ruhu, wamara kubona bifashe neza ugashyiramo agasashe, ukicara ugategereza iminota 15 kugeza kuri 30, burya vitamine bimaze kumeramo neza. Ariko ushatse wanayirenza ubaye ufite akanya, ariko ku muntu uri kwihuta 15 kugera kuri 30 iba yafashe. Ubwo nyuma yaho rero ugahita ufuramo ukoresheje shapo cyangwa isabune ufite, umwanda ushiramo. Ushobora kwibaza ngo ese ni ukubera iki ukoresha ishashi iyo umaze gushyiramo vitamine ntube washyiramo agatambaro gasanzwe? Impamvu y'isashe rero, isashe burya igira ubushyuhe. Isashe ni nkaho ibisimbuye kasike. Murabona muri salo iyo umaze gushyiramo vitamine uhita ujya muri kasike kugira ngo hajyamo ubushyuhe buhagije butume vitamine ifata mu mutwe. Niyo mpamvu rero natwe dushyiramo isashe mu gihe utagiye muri kasike yabugenewe. Isashe ishyiramo ubushyuhe bigatuma ya vitamine yawe ifata neza nta kibazo. Ushobora no kwibaza utese nabikora kangahe mu cyumweru cyangwa nabikora igihe kingana iki kugira ngo mbashe kuba ngize umusatsi mwiza? Inama natanga rero nuko wabikora byibuze gakeya kabiri mu cyumweru kugira ngo uzabashe kugira resultat nziza. Wavuga ngo ese nabihagarika hashize igihe kingana iki? Ubihagarika wowe umaze kubona ugize umusatsi mwiza, wa musatsi wifuzaga. Icyo gihe ubishatse urabihagarika, kuko turabizi neza nyine kugira ngo umererwe neza ni nk'uko umuntu adahagarika kurya. Kugira ngo use neza ubasha kurya ibiryo byiza kandi bitandukanye bigatuma umubiri wawe uhorana itoto. N'umusatsi nawo biba byiza tugaburiye buri gihe. Ntukavuga ngo ese ngo ngiye kubihagarika ngo kuko mbonye resultat nziza. Bikore, bigutwaye iki se? Nta kintu bitwaye. Icyo nzi cyo ni kimwe nuko ibi bintu bitanga umusatsi mwiza kandi ukajya mu nzira nta soni ufite. Ushobora no kwibaza utese igikakarubamba nagikura hehe? Burya ibikakarubamba birahaba. Noneho cyane cyane nko ku bantu batuye mu cyaro hari amashyamba agenda yimezamo ibikakarubamba. Icyo gihe gishatse uragenda ukacyahira. Hari abantu babitera mu ngo zabo, siritu nk'Ikigali usanga no mu ngo duturanye burya biba birimo, kuko ni igikakarubamba ni ikintu utera nko mu rugo iwawe, ugafata vaze ukaba wagiteramo, nta mwanda giteje, kiba kimeze nk'ururabo. Ushatse nawe ubwawe wakihingira kugira ngo igihe ugikeneye ugisarure. Ntabwo ari ibintu bikaze. Imineke yo aho tugiye hose turahasanga, haba mu mabutike ndetse n'ibitunguru ndetse n'amagi. Ayo ngayo tuyasanga mu mabutike wacu, mu masoko atwegereye. Ibyo ngibyo birahaba. Niyo mpamvu ujya nabwiye ngo nzajya mbagezaho ibintu byoroshye kubona, kuko n'ibindi bigira imisatsi myiza biriho ariko bigoye kubona, biba mu mafarumasi, biba ahantu henshi hatandukanye ariko bigoranye kubona ndetse bigoranye no kumenya bitewe n'amazina yabyo. Niyo mpamvu ujya nahisemo gukoresha iby'iwacu biboneka mu buryo butworoheye. Murakoze. Kandi ugize ikindi kibazo wakwibaza wakimbaza muri komenti. Umaze kureba video ushobora kwandika komenti ukabaza ikintu wifuza kumenya kubirenze ibyo mbabwiye. Murakoze cyane.
Bakunzi bacu rero ni uku nguku ubigenza, ukikora vitamine yawe igizwe n'igikakarubamba, igi, igitunguru ndetse n'umuneke, bikagufasha kugira umusatsi mwiza cyane. Igitunguru kigufasha iki rero? Ni ukugira ngo wa wundi wari warapfuse, wa wundi wari waravuyeho, cyane cyane nko ku babyeyi batwite. Burya hari igihe umubyeyi iyo atwite umusatsi upfuka cyangwa se yaba ari konsa, ni uku rero ubigenza, wa musatsi wawe ukabasha kongera kugaruka. Akaba ari Clementine Rakarama rero ubifuriza ibyiza byinshi muri Uwera TV. Naho utaha, turabakunda.